Mu mihango y'ubukwe iyo bamaraga gutwikurura kwa se w'umuhungu bagenderaga urugo rushya rw'abageni kugira ngo babugururire amayira, babigishe uburyo ki bakwita ku rugo rwabo, aribwo berekaga umugore cyangwa se umugeni uburyo ki azajya ateka. rero bana bacu atuye umutsima muri kurebamo hano ni ifunguro ryabagenewe kugira ngo muharurirwe amayira, tubereke bimwe mu bituma urugo rushikama. Ati rero umuvandimwe reka agira ikintu ababwira. Umuhungu wanjye nawe mukazana ashaka kubwira umuhungu wanjye imirimo azajya akora. Iki ni igikorwa kiguha kwisanzura, warongoye hakaba n'ibindi bikorwa ukora nyuma yo kuzana umugore. Umuhungu wanjye rero ugomba kujya wasa ugashakira urugo ibicanwa bakoresha bateka, ndetse ukavomera n'umugore wawe amazi yo gukoresha mu rugo. Urabona ko ugiye mu rugo ugomba kumenya ko mu rugo hasa neza, ugomba kumenya ko mu rugo harimo ifunguro kandi riteguye. Ntukibagize yuko ugomba no kwita ku mugabo wawe. Ati iyo ni imirimo ugomba kukuranga. Rero wa mukobwa we, uyu mutsima nugufungurira ukabona ufite uburenganzira bwa hano mu rugo rwawe, uzakora buri kintu cyose ariko ugikorana umutima. Ati n'umugabo wawe azakuba hafi, azakwitaho muri iyo mirimo yose muzamuyifatanya. Rero ufite uburenganzira bwo kugira icyo ukora muri aka kanya none. Bizakurange mu rugo rwawe uko mubikora we n'umugabo wawe, muzahore mufatanya muri byose. Uyu muhango rero wo gutekesha ubereka bimwe mu biranga umuco nyarwanda. N'iyo mirimo ikugenewe n'iyo mirimo imugenewe, ariko ntibivuze yuko mutazashyira hamwe. Nimba avuze kwasa, hari igihe umugabo arwara wa mukobwa we. Mu kurwara ntabwo uzavuga ati ngiye kujya gushaka abo ku karubanda baze aribo babikora. Nawe ntiwakora wenda ibikuvunnye, ariko hari icyo wakora. Kandi mu gihe habaye ikibazo ntukihutire kubyasasa, jya wica n'umutwe umutigira inama, ariko ufite abavandimwe, ufite ababyeyi. Rero mu mirimo yawe uzakora uzayikorane gitore, kandi umugabo wawe azagushyigikira. Nyuma iyo uyu muhango warangiraga, abageni hashize igihe umuhango urangiye, abageni biteguraga kujya gusura ababyeyi babo. Ahangaha urugo rushya rw'abageni bajyaga gusura iwabo w'umukobwa. Ahangaha iki cyari igikorwa umusore yakoraga agamije kwerekana ko yashimye umugeni bamuhaye, ameze nk'aho agiye gukura ubwatsi, agiye gushimira sebukwe na nyirabukwe ko bamuhaye umugeni wo kumufasha kubaka urugo rwe rushya. Kwa sebukwe bariteguraga bakitegura abashyitsi bagiye kubagenderera, noneho abageni bakajyana ishimwe. Mu muco nyarwanda muzi ko inzoga cyari ikintu cy'agaciro,
ntabwo bari kugenda imbokoboko, bitwazaga inzoga, bakitwaza byaba na ngombwa bakitwaza n'inka kugira bakure ubwatsi kuko bagaragarize sebukwe ko yabarereye neza umugeni n'ibyo. Igihe cyageraga iwabo w'umukobwa, iwabo w'umuhungu bazaga kureba gukora igikorwa cyo guca mu irembo. Abageni barazaga baje kureba sebukwe na nyirabukwe kugira ngo babashimire baje gukura ubwatsi. Karibu murage ngo ni urugendwa, ni karibu hano mwisange. Muragenzwa n'iki? Tubona atari ubwa mbere, iki kibagenza? Murakoze kuba muduhaye ikaze muri uyu muryango wanyu dusanzwe tugendera, kandi buriya ngo urugo wagenzemo buriya uhora wifuza kurugendamo. Urugo wanywereyemo amata, ukanyweramo inzoga, nta cyatuma utarugarukamo. Rero muri uru rugo rwanyu twahaboneye umugisha, dukuramo umugisha. Rero icyari kituzanye, twari tuje guca mu irembo no gukura ubwatsi, kandi ngo buriya uhawe umugeni arashimwa, uhawe inka agakura ubwatsi. Rero twari tuje guca mu irembo. Ni karibu rero murisanga ku rugo iwacu. Mwakoze kutugendera mu rugo rwacu, munyihanganire ntabwo ari ugukunda kuvuga cyane, ubundi mu rugo ijambo ni iryanjye turarihorana. Urugo rw'abageni batugendereye twabishimye ndetse twanabikunze, batubwiye ko baje gukura ubwatsi. Nyamara umusore wacu ntabwo yigeze atubwira uburyo ki umukobwa wacu ubu ntabwo akiri umukobwa, yabaye umugore we wihogora. Yanyemerera nkamugora akegera juru akatubwira uburyo ki umukobwa wacu arimo kumutekera ibirunge n'uburyo ki yabyumvise. Nanjye mubaze murakoze. Nagira bwa mbere na mbere mbanza nshimiye data w'ubukwe n'amabukwe, uri kumwe n'amaye umukobwa mwiza kandi umukobwa nawe narakunze. Nagira ngo begere imbere mbashimire. Kiri impano, ntawe impano izagufashe. Nishimiye kubona
bana bacu mwakoze kuza gushima ni iby'agaciro kuko iyo umuntu akoze neza arashimwa. Gusa icyo twabifuriza ni kugumya kubaka urugo rugakomera, aho mujya hose muzibuke ko muri umugore n'umugabo ntazagire uzatererana undi, mugumye mwubaka urugo, muzabyare hungu na kobwa, muzatera imbere. Abashyitsi nibabasura mujye mubakira uko bikwiye, muzabyare muzane abuzukuru tuzabakira kandi muzagubwe neza. Mwakoze kuza, ubwo ngubwo tubahaye ikaze mu rugo rwacu, mujye muhagenda mutongeye guca mu bikari, mujye muza murisanga ahangaha, n'abuzukuru muzane, n'abaturanyi mubabwire ko ahangaha ari ibyiza. Mwakoze, mugire amahoro y'Imana. Nikose mwanyemereye mukamfasha mukanyuza ku mashyi twongera tugashimira umubyeyi wacu. Ariko twataranye biratinda twibagirwa icyaturaje inshinga. Nibutse ko mu rwuri dufitemo za sine na bihogo, kandi ubundi mu muco nyarwanda inka ni ikintu gifite agaciro cyane. Batubwira uko bimeze. uvuze ijambo ryiza ati twataramye cyane twibagirwa cyane mukuru cyatugenza. Rero twari twaje gukura ubwatsi. Rero agira ngo dutembere muri urwo rwuri turebe aho Gaju na Bihogo zitaha. Kandi batugeze mu rwuri, numvise ko bafite urwuri runini cyane, harimo za sine, za gitare. Begere hino batwereke tugire izo dushima. Muzehe Karambizi rero uko bigaragara izi nka zitanga umukamo. Iyi nka twabahaye nishimwe kuko mwaduhaye umugeni mwiza, mwarakoze kuduha umukobwa wanyu kandi mu rugo yatubereye imfura, atubera umukobwa mwiza kandi ufite uburere. mwakoze cyane rero kwibuka ko mugomba no gushimira bareze umukobwa, ababyeyi be, ni iby'agaciro kuri twebwe. mwakoze cyane rwose. Nagira ngo hari n'abo twazanye, nagira ngo nawe mbahe umwanya bagire icyo batubwira. Murakoze Muzehe Karambizi kubw'uyu mwanya, kandi twishimiye uko mwatwakiriye. Igikorwa cyacu kugira ngo kigenze neza, twagira ngo tubashimire kuri ubwatsi bw'umugeni mwaduhaye. Urisanga n'utaha muzagaruke, hano ni karibu, iwacu ni karibu. Muzaze kutwereka